Yes, kanizere ko mumeze neza cyane bakunzi ba Kivu Iwacu Info, murakagira Imana n'amafaranga niyo mbifurije, ariko ku busabe bwa Clever Bemba, umwana wa za Nyamitabo, umwana w'Imasisi, umwana wa za Kirorirwe, umwana wa za Rujebeshi, umwana wa Gicanga, umwana wa za Burungu, umwana wo ku Nturo, umwana wa Bambo. Bemba, yego turagusuhuje. naye ndabasuhuje kandi ndamikirije komeze mugire impagarike n'ubugingo kandi mugire Imana n'amafaranga kuko mura ndibabwira ibyo bintu nushaka ugafate ibyo bintu nimukabibure rwose, muzahore mubifite mu bihe byose. Yego, uyu munsi tugarutse muri update y'Imasisi. Mu by'ukuri tuje kubabwira amakuru avugwa muri Nord Kivu. Ni ukuvuga ngo tuzanye amakuru yo mu bwatsi bwa Bahati Musanga Erasto, akaba ari guverineri wa Nord Kivu, nka mwana ndake ndetse na Bemba iyo twagafashemo abantu. Donc abantu bari uburyo kandi ndabakunda cyane, ndabakunda abari mu bihugu bigiye bitandukanye, muri Afurika, muri Amerika, i Burayi, Oceania, Aziya n'ahandi hose. Mbifurije kuvuga neza. Ahari mu gitondo mugire igitondo cyiza, ahari saa sita mugire saa sita nziza, ahari mu gicuku mugire igicuku cyiza, kandi murote Imana n'amafaranga. barota Imana n'amafaranga. Abari mu kazi namwe mugire akazi keza. Akagiripe katwatatse inyuma, hari imbeho, hari imvura, hari buri kimwe cyose. Mu by'ukuri ubona ko abantu ariko imvura igwa, izuba ryaka, buri kimwe cyose. Icyo tubazaniye ni amakuru, kandi twebwe twigerera kuri tere, twibera kuri tere. Ni nayo iwacu, ni nayo mpamvu abantu badukunda, kubera amakuru tubaha. Yego, tugiye guhera muri Masisi. Imirwano, reka duhere hano muri za Gatsiro. Imirwano imeze nabi muri Masisi, ariko ni mu nkengero za Masisi na Ruco. Nuko duhere ubundi tuze muri operasiyo. Nuvuga Gatsiro uretse unyibutsa operasiyo Domi na Biteze bakoze yo kurasa abaturage bari muri Saro. Bariya bo nta bwenge bagira, arega nabo ubwo bajya basubiranamo. Operasiyo ya Mbitezi na Domi n'uriya witwa Bigabo, ndashaka kugira ngo tuzaze kuyikora abitwa Banziza, abitwa ba Mucoma, uburyo bagiye basubiranamo. Abitwaga bapfa ku rurimi ni abakomoka hariya, abitwa ba Mike Juliet bose bakamunuka bakajya kwa ba Jean Marie. Yumvise operasiyo hari igihe tuzabikora, tuzipange tuzize. Ese Aigle Rouge abaye? Aigle Rouge ari epfo za Ntuye, ari hafi mu mashyamba uri kwerekera za Hura. Yego, ubwo Zahura ubwo ni hafi ya za Warikare za Ikobo. Yewe ni muri Warikare n'ubundi. Hano muri Bwito wenda reka mwihutije bwana ndake. Abantu 4 bapfuye hariya muri Bwito. Gatsiro nuko ngo ni muri baje kwa Indox Wazalendo, bariya bibumbiye muri rya shyirahamwe ry'ubujura, rya shyirahamwe ry'abicanyi bo muri CMC Nyatura, yandi bita ngo ne collective di mouvement bari plurali bari biti di Congo. CMC ba Dominique Ndaruhutse baje kwataka local defense za Colonel Badacoka ziriya za Gatsiro. Umusivile umwe yakomerekejwe mu mutwe ni kuwa gatatu nijoro bishika kuwa kane. Abandi basivile 4 kuwa kane bari bishwe na CMC, abandi 6 barakomereka. Uno munsi kuwa gatanu n'ubundi baje kwataka local defense za AFC M23 bararwana, ariko mama kuri na gatatu iza kubasubiza inyuma kuri hariya muri Gatsiro. Gatsiro iri muri sheferi ya Bwito, iri muri groupement ya Gihondo. Iri muri groupement ya Gihondo. Nuko ngo abarwanyi ba mama 23 babashubije inyuma. Abaturage bamwe bahari ya Gatsiro ni hari hafi y'uruganda rwa J10, bamanutse hamwe bajya mweso, abandi bakomeza bari kwigira Goma, abandi bajya Gashuga. Ubona ko bagiye bahunga. Nuko ngo ni operasiyo ziri gukorwa na FDR na CMC yo kwa Dominique Ndaruhutse yo kugaba bya bitero bagaba ku baturage. Ubwo ni ukuvuga ngo baje kwipima kuri local defense za Badacoka.
zabavishije imyuna. Zabavishije imyuna baje kuzipimaho zibabisha imyuna, ubona ko donc nta mbaraga bafite zirasembutse kuko n'amasasu yamaze kubashirira. Iyo operation bari gukora hariya, ariko ubona ko defense za Badacoka rwose ziri kubyitwaramo kigabo, ziri kubyitwaramo gitwara. Yego, muri Masisi harimo operation za Gahira, ibintu byabaye shambaride, ariko nanone utibagiwe muri ziriya nce zideployinzemo uwo bita General Hakiza. Umuntu arambwiye ngo mu minsi iri imbere turaza kumenya iranka rya nyaryo. Hakiza aracyafite rya rindi rya Wazalendo, ariko iryo muri Kinanguvu abantu baraza kurimenya vuba kuko yasubiye mu kazi. Ni ukuvuga ngo Bwana Bemba nk'umuntu uzi hariya, nk'umuntu wahabaye, ubundi ni ukubera iki M23 idafata Masisi yose? Ese aba bajenerale twaraganiriye, urambwira ngo muri Sud Kivu hari abajenerale 57, hano muri Masisi hasigaye abajenerale bangahe biziritse ku mutsina? Ni ukuvuga ngo abajenerale bari kugaba ibitero ndetse bafite ibikoresho bingana iki ku buryo 23 idakora? 0 Muzalendo, 0 Nyatura, 0 FDLR. Twagiye Bemba. Ubundi wenda reka guhereze amateka uko byitwaye hano muri territoire ya Masisi. Habayemo imitwe, habanje dokero iyo bita Masisi Nord na Masisi Sud. Masisi Sud ni kiriya gice kiri muri za Gatoyi za Rubaya iri muri Masisi Sud, hara kwa Bigembe. Buriya hariya habaye imitwe wasangaga yafashwaga na Bigembe tujiste Pareko. Iyo nzi yafashwaga na Bigembe ni Pareko, ariko itaraba FF. Pareko yayoborwaga n'uwo bita General Mugabo. Buriya naho ni amateka, kuko General Mugabo yari afite icyo gice, uwitwa Colonel Sadamu Grafere wa Pembe afite ikindi gice muri Rucuro hariya za Gashuga, naho ni muri Masisi. Hari umumajoro witwaga Jean Pierre ne waruriye muri Pareko. Hakaza noneho n'ikindi gice hari nk'uwitwaga Ngwiti, hari n'undi wabaga bita za Kamatembe, no bari bafite indi Pareko. Kamatembe ubwo ni hakurya ya Kamatare. Oya, ni Kamatembe hari hafi ya za Gahira. Noneho wenda reka tugaruke ku mateka ariho kino gihe. Wenda tumanze twaza kuri Nyatura uko zagiye zibaho hariya muri Masisi Nord na Masisi Sud. Hari abo bitwa abasenyeri de guerre, bari muri Masisi Sud. Hari uwitwaga Popi, yari yarize n'ibintu hanze y'igihugu, yari yarize bijyanye na génie militaire, gutega amabombe. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umusirikare tu, yari umusirikare ko yaranapfuye, yaguye muri prison ya Muzenze. Hari uwitwa Colonel Habarugira nabo nafungiwe Kinshasa. Hakaza aba bose ubona ba Gifaru. Hakaza bitwaga ba Gwigwi nawe yabaga muri iki gice cya Gatoyi. Gwigwi yabaga muri iki gice cya Gatoyi rwose. Gwigwi ndamwibuka neza. Uko Gwigwi uramuvuze mpita mubona gutya, nibuka nyiri umwana Gwigwi. Hakaza bari bitwaga ba Mutayombi, icyo gihe bari ba majoro bagiye bamenyekana bo nyuma. Hakaza bano ba Colonel Gifaru uri muri 23. Hakaza bano ba Delita na ba Kigingi ariko bari abana. Hakaza abitwaga ba Matata ba Macano bari muri kiriya gice, abitwaga hari undi witwa wari bamwitaga Colonel Pauline wari au bord de lac bafite mayimayi. Sibyo, bamwitaga Pauline afite mayimayi, yakontroraga kino gice cya za Bweremana, za Shasha, za Sake. Hakaza na kino gice cya za Ruhonga, gutyo nawe ufite mayimayi zari zirimo. Hakaza noneho iriya twakwita ngo ni Masisi Nord. Twaza tugahera muri kino gice cya za Kagusa. Hari uwitwa Masiroga n'uwitwa Bara, baragahoranye. Amwitaga Bara ariko yitwaga baragahoranye. Hakaza abandi harimo bari hariya za Kagusa, uwo ni Masiroga yarapfuye na baragahoranye. Hakaza uwitwaga Nyeganyega wakomokaga za Musongati. Hakaza n'uwundi witwaga Muhire Valentine wakomokaga ariko yaragiye Iyepo za Rwamwa, nawe yari Colonel akorana n'abitwa ba Dekomba, abitwaga ba Mudogo n'abitwa ba Serge bari Iyepo.
hakaza noneho kino gice cya hano za Muheto za Nyamitabo hari uwitwa Mucoma na Badacoka. Badacoka uyu koloneli Badacoka we yakoreraga he Badacoka? Nawe yarakoreraga kuko iwabo yakoraga muri kiriya gice cya za Burungu na za Muheto na za Nyamitabo na za Rushangi, icyo gice nicyo yari arimo. We yarafite iriya ranke, yari koloneli Badacoka. Hakaza bitwaga Baja. ubwo Badacoka yabaga mu cyo bita ndime. Oya, atari yajya muri ndime. Icyo gihe atari yajya muri ndime. Hakaza ari n'undi witwaga Bahati wari uvuye kwa ba Mahindure. Hari abo bitaga ngo ni imfubyi za Mahindure. Icyama kitwaga ngo ni imfubyi za Mahindure, abana ngo ni abasigaye. Noneho hakaza ikindi gice cyari kiri za Miyanja, mwene nyina wa Kagiri witwaga Tapi Rouge. Atandukanye se n'uwo bita Aigle Rouge? Oya, baratandukanye. Hari undi witwaga Tapi Rouge. Hakaza abari bari kumwe na Munyamariba hariya za Gasheberi, bari kumwe nande, bari kumwe na Munyamariba, bari kumwe na ba Mungu Yiko, bari muri za Gasheberi na za Miyanja, bari kumwe n'uwo Tapi Rouge. Noneho hakaza igice cyari kiri muri Masisi Centre, kikamanuka Nyabyondo kikagera za Rukweti, aribo bari kumwe na Janvier Karayiri na banuza na ba Kambuzi na ba Kawiti. Abo bari bafite mayimayi iriyeho. Noneho tukinjira hariya za Gashuga, hariyo za Mweso Gashuga, kuzaza ukagera hejuru za Busumba kwa Bamuzeraso. Hari Gasongo uri ufite koroseni ya Kirokiro, hari mu witwa Noheli wari ufite koroseni ya Noheli November Hotel, hari uwitwa Bigira Abagabo wari ufite koroseni ya Bigira Abagabo bamwitaga ngo ni ndaza kwibuka igikoroseni kiwe. Urumva ni cyo gice cya za Kirumbu, ubwo icyo gisa Kibarizo, Kirumbu, Kibarizo, Busumba na za Butare. Oya, Butare hoye, Butare ahubwo hari ka Defenderi n'undi witwaga nawe yishwe na Defenderi ejo bundi bamwitaga ndamwibagiye, ariko ndaza kumwibuka kuko hari na Maco wari chef de localité yita ngo ni Maco 4. Maco uyu Maco ejo bundi ubwo najyaga Ikibarizo namubonye afunguwe avuye Kinshasa, ari kuvuga ngo amabyi y'umwana ngo aremera ngo nyina atarazi. Ati ubwo rero ubwo niyiziye izi Nyatura bagiye kugira gute, bagiye kumbona Maco ngewe naramwiboneye ndaza no kumubereka Maco, Maco 4 ndamufite Maco rwose neza. Uramuvuze bitamona ko twaraganiriye, kumva ko amateka nyewe hariya uburyo by'abarebye iyo uzanyemo Maco mitabibona cyane. Yego, hakaza uri Kibarizo witwaga Gasongo, nawe yishwe n'Abanyatura. Nawe yari afite imbaraga, yararemeye hariya za Kibarizo. Ariko hakaza undi wari udeployinze, reka noneho ufata bari za Gahiri. Hari witwaga General Ngwiti. General Ngwiti, ubwo ayo n'amabandi yo muri Masisi. Yego. Hakaza uwitwaga Colonel Nzayi bamwitaga Zebra 1. General Ngwiti nawe wari ufite koroseni ya Tiger 1. Hakaza undi wari uri za Kibugu bamwitaga Colonel Arimasi. Yari afite koroseni ya Dabusiri, ntabwo nibuka amakoroseni ye. Hakaza uriya wari uri Muheto nabona repo witwa Safari Mitarako. Hakaza undi witwaga Ndayi bamwitaga ngo ni Benda 4. Uwo bamwitaga ngo ni Benda 4, yarakiyogoje. Hakaza noneho za Gahira uwundi witwaga Kavumbi, bari abajamari babibereye ko za Mukengwa birirwa bahiga. Jamari agendana imbwa nka 50 n'umuhigi. Ariko kutari kugera za Ruhinzi hari uwitwa Karere. Hakurya uri kwerekera ahantu bita ku Gihamba kwa Bamayanga, hari undi witwaga bamwitaga niba ari Bajuje nawe witwaga Karere. Harimo n'utundi bantwari, abo bose urukumva ko wenda ndi kugenda ndi kudetermina amabanzi yarari aho ngaho. Abo bose bari bahagurutse, hari n'abandi bo ntibuka bitwa ba 40 bari bahagurutse ngo bagiye kurwanya mama 23. Nukuvuga ngo noneho muri abandi bose Tapi Rouge yarapfuye. Akiza ntago mwumvise. Akiza n'umwana w'ejo bundi. Ngo donc nukuvuga ngo
n'uwejo bundi ntabwo yari yamara imyaka ibiri, ntabwo yari yamara imyaka ibiri kuko yari umu escort witwa Jean. Witwa Jean yari afite koroseri yitwa Gorogota. Yari umu escort wa Jean, ariko yari yaravuye muri FDLR abana na Jaguar. Muri yakiza we muri FDLR yabanaga na Jaguar. Uyu Jaguar uherutse gupfa. Uriya yabanye na uyu Jaguar, uzi ko amateka ya Jaguar atari umusirikare. Jaguar yari umukadire politike. Uriya rero Jaguar ikintu yarashinzwe muri FDLR kwari ukubyina. Jaguar yari ari intore. Yego. Ukumva ko amateka bari abahagize, ukumva ko ndayazi ndabazi. Niba iwacu ari igahira, ukumva ko amateka yari ngomba kuyamenya kuko nayakurikiraga. Wana yicatse kugira ngo mubwire. None dukeneye muri abo bose uvuze barenga 100, dukeneye kumenya ngo ni bande bariho, ni bande bapfuye, abariho badeployinze. Arimasi yarapfuye, yishwe nakitwa padiri k'akanyarwanda k'FDLR bari barashingiye. Nani Masiroga yarapfuye, yishwe na Nyeganyega. Uwundi witwaga Nyeganyega yarapfuye. Uwundi witwa Valente yarapfuye. Uwitwa Claude Maza namuvuze yarapfuye. Uwitwa Dekomba yarapfuye. Tapi Rouge yarapfuye. Witi yarapfuye. Kiro yarapfuye. Uwitwaga Jean Pierre niba yarapfuye niba kiriho simbizi. Noneho abasigaye ntuzaze Brawan yarapfuye. Uwo witwaga Zayi yarapfuye, yaguye Bunagana yishwe na malaria. Munyamariba nawe twamufata ko ari mu basenyeri de guerre na bakamusinzi nabo barapfuye. Abasigaye noneho twavuga nabo bari kuvuka buno. Nk'uyu Kagiri avutse buno aracyahari, adeployinze uyo hasi mu mashyamba. Uwitwa nani Ndashi karacyahari, n'umuhungu wa Karinganire aracyahari, nawe ari mu mashyamba ari hasi mu myobo. Uwitwa 40 arahari, nawe aracyari yepfo mu mashyamba n'ubundi za Kinyaniyo hasi, nawe yihishe mu nsina. Jean Marie arahari, Kavumba arahari. Ari uwindi witwa Nyange arahari. Inyasi arahari. Inyasi nawe n'umwana w'ejo bundi. Inyasi nawe Inyasi ngo arya ingurube wenyine. Na ntuza na Zebrone yaryaga ingurube wenyine. Nukuvuga ngo bariya Inyasi yavuye muri FDLR aza gufasha nani, aza gufasha APSLS. Atoratse FDLR ari kaporari. Kaporari muri FDLR araza bamugira niba ari kapiteni muri APSLS. Nyuma aza kwiyafilitra atoroka n'imbunda za APSLS aza kwa Jean Marie. Ni gutyo yaje kuboneka kwa Jean Marie, ariko Inyasi we ni umu FDLR. Araza afatanya na Jean Marie, baragenga yigira umukongomani. Bariya abaporo kumva ko ntagiye bavuga bo nabicanyi bo kwica abaturage kuko bo nahwita ko ari n'abasivili. Uri kumva ko abasigaye harimo Kigingi uri muri Masisi Side Delta. Ubwo Kigingi ari adepoza muri zice za Gatoyi na za Cyugi hepfo na za Ruki. Ariko Cyugi twibuke ko Cyugi ifitwe na M23 nyine mu nce yo kunye zaho. Hakaza uriya witwa Matata nawe aracyahari na Macano cyari ko Macano burya ari Bufamando. Macano burya ngiye mufata nk'umutemo. Kuko no mu gisirikare cyo kwa Macano usanga havanzemo abarwandofone b'abahutu n'abatemo. Uri kumva ko uriya we ntabwo sinzi uko mufata. Nukuvuga ngo operation zisigaye ziri gukorwa nabarabo kwa ba Delta na ba Kigingi, ariko nabo bafite agace gato cyane kahariya muri Masisi Side. Hakaza agace karimo muri Bashari Mokoto, karimo abo kwa Banyeganyega, harimo Banyeganyega ba Jean Marie, abitwa bavuga n'undi mujama kandi bana namwanditse izina rye Gafumberi Nyeganyega bavuga nabo ngabo nabitwa Banyange, bari kuza kukuroha ibisasu hariya za Kivuye na za Ruhanga na za Munanira, bari kuza kwica abaturage. Nuko ngo nibo basigaye ari ako gafosi, ariko nabo bafite akantu gato kuko muri Bashari Mokoto agace ko mama 23 ifite nka 90% kabisa, 10% niho bibizingiyemo ari uruvangitiranye rwabo n'aba FDLR. Ndetse nabo muri APSLS bari aho hafi ya za Rukweti no muri uwo musozi wo bita ngo umusozi wo bita umusozi ubagaho APSLS bawita ngo Sinayi, ku musozi wa Sinayi
ubona ko ari ako gace gato barimo n'ari hafi ya za Karembe, hejuru ya za Karembe, ariko naho badafitemo igice kinini, kuko ma 23 n'ubundi umunota ku munota, isaha ku isaha iraza ikabagabaho ibitero, ikabaka n'ubundi buce. Akandi gace umuntu wenda yavuga ni kano gace kegeranye hafi na za Mweso, yo hakurya muri Bwito, ari naho bashobora kuza bakambukira za Pilote, abandi bakaba batraversa bakajyana bita za hafi ya za Gashuga, bakaba bakwinjira n'ubundi bakaza ko abaturage bahariya za Gashuga bakidoka, uko bako binjiye muri Masisi, bakinjira muri Masisi, ariko ubona ko nabo ngabo nako gatsiko kamwe, nako gatsiko kamwe kabo kwa Jean Marie nabo kwa Kagiri, n'abafite abo babana n'uwitwa Ndayi, babana n'uwitwa Obedi, nabo ngabo bo kwa ba Kigingi na ba Delta, ariko dutsiko dusigaye twavuga muri Masisi, n'abandi bari kumwe ariya za aho bita za Mahanga. Hari uwitwa Kanaume, General Colonel Kanaume, ngo buno yari ariko Shirikico abahe Kirikico ari uri kwerekera za Hombo, ari kwerekera za Hombo, usa no tute za Shanje, uri kuzunguruka umwongumwe nimo ari muri ayo mashyamba, ndetse no mu rutare rwariya muri Parike Nationale ya Kauzi Biega, umwongumwe nimo ajya kunda kugaragara. Aha, abona nukuvuga ngo ibyo ni ibisambo cyangwa se izo ni groupe armée bo bita ngo ni wazalendo, badeployinze Masisi, abapfuye ndetse n'abagihari, ariko abantu bemba hotel barapfuye. Muri Rucuro rero hasigayemo umutwe umwe, umeze nkaho uri ala tete, ariko nawe yagiye yigarurira bamwe, agafata nkura witwa Defender nawe ni umunyarwanda, nawe ni Interahamwe. Defender n'usigaye ari muri Rucuro, ariko abasigaye muri Rucuro twavuga ni Semuse ya Dominique Ndaruhutse na Ntuza na Mbitezi. Hakaza na kari agace uri kwerekera za Kanyabayonga, hari agace gato karimo uwitwa Mugogwe. Mugogwe ni mwene nyina wa Jean Marie, n'uwitwa Bigabo, nabo bigumuye kuri Semuse, nabo bafite igice cyabo barimo, iyo ngiyo nabo bakontorora, bafite amatwara yabo bashyizemo bariyeri, bafite amabariyeri yabo. Noneho hakaza noneho wa mutwe wa FDLR ugendera mu kwaha kwa Semuse. Semuse igendera mu kwaha kwa FDLR, ariko noneho FDLR naho ikitwaza kuko muri ya Jire Murumba engra genocide, ariko nawe yihisha mu kwaha kwande kwa Dominique Ndaruhutse, akerekana yuko ari umukongomani, ariko yifatanyije n'abande, yifatanyije nabo, ariko nawe ni umunyarwanda. Nukuvuga ngo bariya bo muri Rucuro ni Semuse iri kumwe na FDLR Foka ya Omega ndetse na Rumuri Victoire, nibuka Rumuri niyo ari Victoire, Byiringiro Victoire, ubona ko nabo bafite ako gatsiko kabo, ariko kari hariya hakurya, ariko nabo bakaba basigaranye nta rusisiro bagira. Ubu basigaranye ni insina, ni indake, nazo baragenda bakihisha mu rwina rw'insina, mu ntabo, naho ngaho niho basigaranye bari, naho kuvuga ati ngo baracyafite nk'urusisiro runaka bakontorora, bari gukontorora lokalite runaka, anaribyo bari gukora hejuru yuko nta zindi mbaraga bafite, bakaza gukora operasiyo hehe mu baturage bagiye muri Sarongo, mu baturage bagiye mu rusengero, mu baturage bari kwa muganga, n'izo operasiyo bari gukora nk'iz'abadefu nabo. Ibyo rero uruva ko nibyo ngibyo biri muri Masisi gusa. Amakuru avugwa hariya muri iriya axe ya Masisi, M23 ikomeje operasiyo zo kubahiga, zo kubafagiya kabisa, kugira ngo gahunda zigende neza. Nyuma yuko uyu Mbitezi akoze operasiyo araza Gatsiro, abaturage bakajya kuvurirwa mu bitaro bya Mweso, abandi bakava ari mayiti. Ubu nawe barimo baramuyigisha uruhindu, kuva kuwa mbere barimo baramwotsa, ari ku gikarango Bemba. Uri ari ku gikarango, kandi icyo mpamya nuko azanafatwa ari muzima, ni ukuvuga ngo bamukeneye imbumbe. Uretse ko buriya wenda si ukuvuga ngo ni ukumushyigikira, ariko Mbitezi ni umusirikari kurusha Dobi.
gute se reka mubwire bose si amabandi bose ni amabandi. Impamvu mbikubwiye ngo we ni umusirikari kurusha Domi, we yagiye mu gisirikare afite na formation militaire. Mbiteze yabaye muri FARDC, yabaye no muri RCD. Urumva umuntu wabaye muri RCD n'umusirikare w'ikamirifu nuko ngo yica ibintu abizi. Ariko uyu nguyu Dominique Ndaruhutse yari professeur hano Imajengo, hano ku mashuri bita Ujindi, ku mugabo witwa wamwita ufite societe y'abagardinage bita Kami. Niwe yari umuprofeseri we hano ku Ujindi hano Imajengo ku Gitarate. Aragenda aravuga ati wana abandi bari kugura imodoka barebere nanjye ngiye mu ishyamba. Aragenda ajya mu ishyamba, amaze kugera mu ishyamba asanga Mucoma wo muri Rucuru, wo muri Bwite niko bamwitaga, ubona arafunzwe ari muri Makara. Ahasanga abitwaga bapfa ku rurimi n'abitwaga Banziza. Agezeyo akina politike n'akandi gahungu kitwaga Benjamin, niba ari kari kavuye kwiga muri IRPG, naka metre avoka, kari karangije muri Duruwa. Baraza bakina politike, baravuga ati kuba bariya ba Kiro na Bagasongo bari bagiyeyo nabo bitwa ba Mike Juliet bajya kwiripotinga muri leta, noneho asigarana uwo mutwe. Abitwa Banziza babahamagara ngo nibagaruke. Araza Dominique Ndaruhutse yica Nziza n'umwescoti w'umukobwa, abicira Gatsiro. None ahita atangira kurekrita, ariko umwe n'uwo witwa Benjamin Ndikuyeze, batangira kurekrita, batangira guhamagara ba basore. Uwitwa Mucoma wari mukuru aje baramugambanira, arabatoroka, aragenda bigeze, aragenda ageza Kinshasa, arongera aragaruka. Ubu ngubu bajya kumugambanira ari muri prison. Abitwaga Bataidati nuza arabicisha, bari abakoloneli bari barimo bamwita Bataidati. Aragenda Batade, aragenda arabicisha nuza Domi kugira ngo asigarane umwanya, amaze yakwica bene wabo. Arangije abona gufata umwanya avuye mu giprofeseri hano ku Ujindi. Uri kumva ko nta gisirikare yari umuhereza muri Kiliziya Gatolika, yica umupadiri witwa Etienne Mutembe. Uri kumva ko nta kagabo gafite umuvumo wo kugira ngo abone umugati nuko amaza kumena amaraso. Yego, ubu se abantu tubabwire ko Masisi wenda tunasoza umutekano uhagaze gute? Masisi umutekano umeze neza. Havuyemo kino gice cya za Kivuye, zabibwe ngo harimo operation Mama 23 iri gukora kuri bariya Wazalendo. Ari equipe Wazalendo batoranyije babahereza, twakwita ko ari nka club, bari kumwe n'aba FDR bamwe na bamwe. Baragenda barabatoranya, barababwira ati mwebwe mujya gukora ama operation ahantu hari abaturage mu bice ubona za Kivuye, za Kivuye, za Ruhanga, za Munanira. Niwo ngo bari kujya baza bagakoramo ama operation bakica abaturage, ariko ubona ko Mama 23 iri kubarwanya, iri kubanetraliza. Naho mu bindi bice byose nakubwiza ukuri ko Masisi yaratuje. Nahari uri kwerekera za Gahira, uri Apollo Abraham nawe akomeze kunetralizwa n'imbaraga za Mama 23. Kiriya gice wenda cyaza Mahanga nicyo nacyo ngo cyakiri kumvikanamo amasasu, ariko nahari avancement n'ubundi za Mama 23 ziri gutwika. Uriya witwa haragungu kavuye muri Rucuro kajya kuzunguruka kitwa Gadi, ukajyanye n'undi niba ngo yitwa Nibarinde, baragenda bajya kurejwanya uwo witwa Kanaume na Ntuza n'uwo witwa Kawico muri APSRS. Abo nibo intare zasoranwe n'ubundi ziri kurasa hariya hakurya iyo za Mahanga. Ubona ko n'uriya mu generali wari umuautoproclame Hakiza nawe ari muri operation n'ubundi zo kurasa kuri Ntuza, kuri bene wabo. Wanda ntago bakiri bene wabo, urumva nta hagihuriye na ziriya mbwa. Ameze neza generali Hakiza, ameze neza muri operation zigiye zitandukanye. Urumva rero nguko uko Masisi hameze neza, na mobilisation urabona ko ziri gukorwa neza. Gusa wenda ikintu kimwe navuga ari muri Masisi, baracyafite udu12. Uriya Dominique Ndaruhutse hakurya afite 12 ebyiri. Miya ya Domi Jamara afite ebyiri. Uruwa Ntuza Kanuma afite ebyiri. Zibaye esheshatu. Kanuma afite imwe, eshanu. Ntuza afite Manzari enye, uriya muri APSRS. Ariko Ntuza yazanye izo kwa Kagiri zose. Hakiza oya yabasigiye imwe.
yazanye imwe abasigira imwe. Ni ukuvuga ngo baracyafite 12 zigeje nko mu 10. na macano se ntayafite nawe arayifite na ba Kigigi nabo bafite za 12. Ubona ko izo 12 nk'icumi nizo ubona bose bishingikirijeho, sibyo? Nizo ubona bose bishingikirijeho, ariko ukabona ko bagira 12 10 mama 23 ifite nk'ijana hariya muri mbese badacoka bafite zingahe? afite nyimanza afite nk'esheshatu. Oya badacoka afite nk'icyenda. Yego, ubwo rero urumva ko ari uko nguko bimeze. Reka tubashimire, tubifurize kugira Imana n'amafaranga aho muherereye hose, ibyo muri gukora byose Imana ibarinde kandi ibarengere. Musabwa ni ikintu gito cyane, gukora subscribe kuri Kivu Iwacu ndetse no kuri Mwana Ndati. Mugasabwa gukora subscribe kuri Intare Official ndetse no kuri Clever Bemba, n'ubundi mukajya Bemba bashyire muri groupe yawe WhatsApp. Yego, mfite groupe ya WhatsApp rwose abantu, inimero irahari, murayibona iri aho ngaho ngiyo muri kuyibonera. Iyo nimero rero mutwandike tubashyire muri groupe ya WhatsApp, ubundi yaba yandi ma video tugashyira kuri channel n'amafoto mujye mubibona muri groupe. Mugira Imana n'amafaranga. Yego, turabakunda cyane rero. Umugoroba mwiza, igitondo cyiza, isaa sita nziza, bijyanye naho uri kurebera iki kiganiro uherereye. Imana ibarinde. Bye.